hanyuma ibindi ukurikirane wabwite uriya kuyisha uriya kumufasha kumvikana by'ibyo yatakaje. Yego. Turahita tumuha igihano cyo kumugira umusazi noneho uko hano inzoka umunsi wose yiriwe ahangaha ariko nyine inzoka yo yari namuriho tu natwe twagize ubwobwo twashatse kwirukanka cyane fresh. Yego. Ikibazo rero ubu ngubu ko bari buze kuvuga abantu wenda badukurikiye bati uyu nguyu uri kuyimukorera gutya yihindagura gutya nawe abifitemo uruhare, wowe ufitemo uruhare bino bintu. Okay, nje nta ruhare mbifitemo kuko aba ari akazi kacu nyine. Umuntu abakora bisanzwe tu. Turi mu igaraje turimo dukamera imodoka bibye umuntu uwo bibye n'uyu mugore wicaye hano sibizi nawe umugore cyangwa ari umukobwa ariko tugiye kubanza tumuvugishe kwanza muraho neza. Amakuru yawe? Amakuru ntago ari meza. Twande kwanza banze wibwira abantu. Nitwa Uwineza Diane. Mfite imyaka 32. Uri umugore uri umukobwa? Ndi umumama. Rero twari tumaze kwereka abantu ibibereye mu igaraje urimo uvuga uti umuntu wanjye gutya na gutya nuko twagashyize imbere wenda tubizanye nyuma bino ariko banza usobanure bundi byakugendekeye biti. Naguze imodoka nshaka umushoferi wo kuyihanga ajya yintwarira mverise tuvugana ko azajya mverise 20,000 ku munsi. Umushoferi dukorana ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu tangira kugenda ndiganya ndi kugenda ndamubura. Noneho bigeze aho ukwezi kwa kane ndamubura burundu, ukwezi kwa gatanu ndamubura burundu. Amezi amaze kuba amezi 6. Mwaya 6 na 3 yonyine namubonyemo, anda 3 naramubuze. Ntago nziyo yagiye. Na GPS yari mu modoka nayo ntago nkibasha kuyikontrola ngo nyibone, narayibuze. Uretse gato imodoka ni yawe wowe ni wowe nyirayo? Imodoka ni yanjye ni ngewe nyirayo. Komeza uruvuze uti na GPS nuko. Ubwo rero nkaba narinje kwitabaza umuganga ngo ndebe ko yamfasha mbashe kugarura imodoka yanjye pe kuko ndababaye mfite agahinda. Imodoka narayibuze, amfashije yamubufasha imodoka yanjye nkayibona. Okay, ubwa mbere tubanza tukwihanganisha ariko imodoka yawe wenda ni ubuhe bwoko se watubwira plaque n'ibiki kugira ngo umuntu abimenye neza fresh? Imodoka yanjye ni ubwoko bwa Picnic. Watubwira kuri plaque yayo nyuma yo ubundi nukuvuga ngo wowe ntago ari wewe wayitwaraga wari wayihaye umuntu? Nari nayihaye umushoferi Rutamisiye Jean Claude. Yego. Naramubuze ubu nago nza ahantu aherereye. Yaguhaga ngahe wenda? Twari twavuganye ko azajya mverese 20,000 ku munsi. Yego. None ikibazo ni ikihe? Naramubuze, naburanye nawe ukwezi kwa mbere twarakoranye neza ari kumverisa, ukwa kabiri ari kumverisa, ukwa gatatu atangira kugenda ndiganya, ngenda mubura amezi 4 ukwezi kwa kane. Ngenda ndamubura gucyo burundu none amezi 6 amaze gushira. Ntago ubu ngubu ntago nza ahantu imodoka iherereye. Naramubuze. So ubwo rero abantu mudukurikiye uyu mudamu aravuga ati jewe ndi gusoza umwaka nabi niguriye ikinyabiziga cyanjye fresh ngira ngo kijye kimpereza umusaruro, ndangije umuntu mpaye ikinyabiziga akajya agira gutya akanteka imitwe ntanyishyura ati imodoka narayibuze. Akibara kuvuga iyo story y'imodoka twavuze tuti nka 5. Reka tuhagere tuyo gukurikirana iyo nkuru. Turi kumwe n'abagabo babiri hakurya hangaha. Ntabwo mbizi ko ari abagabo ariko nuko mbona ari igitsina gabo nyine tu. So rero nibo twe tuje kureba uyu mudamu niho ari avuga ati mbere yo kujya mavuzi bagakondo kujya kubaza bino bintu tangaza makuru memuhari. Kugira ngo ibintu bice mu mucyo. Muraho neza. Amakuru yanyu amahoro rwose. Babita bande rero? Nge nitwa Mutabazi mbangukira rwa Muhizi rwiza bwa Mukasa. Ni amazina uniswe n'umusaza
dore ngo uyu ni musaza wanjye nawe ngo yarahari ahubwo ndi kugira ngo kubera ko ari we wampaye ubushobozi hari nawe ibi byose ahubwo mubwira uwo muko wegera inyuma gato ukuremo izo nkweto wegera inyuma gatoya. Reka tubanze dusuze n'umusaza ariko muraho muze muraho neza amakuru meza ni meza. witwa nde rero? Banyita mu Cyembakembe bwiza bwa Mukasa. Umufite amazina agoranye. Twagusanze hano rero ndetse n'umuhungu wawe hano ku ruhande ko mucanye muratetse? Ntabwo dutetse ahubwo uri kubona ari umuriro w'ubutetsi. Ntabwo ari umuriro w'ubutetsi kuko nta biryo biriho. Ahubwo ugomba kubibazaho neza witonze, ntabwo ari umuriro utavanga tongera kuvuga ngo guteka uri hano mu gicumbi cyacu kuko nta byo guteka birimo. Hano ibikoresho bihari n'ibyo gufasha abantu bafite ibibazo. Waba ufite ikibazo cy'amarozi, waba wibwe, numva ko n'uwo mu mama atuganye ari kuvuga ko yibwe. Ahubwo ndumva ari cyo kintu twakagombye kugeraho tukamufasha kubona ikinyabiziga cyiwe. Umudamu ati rwose mu Nyaranje mu njyana ahantu hafatika ushobora kugira gutya. Ubwo ngiye ku giti cyanjye ndamutungukanye ni Five Guys, abantu barabizi rwose. Ago turi ba Messi ariko turagerageza tukaranje umuntu y'ubushobozi tubufite. Mada ntiwagezeho igomba kubera? Ndabizi neza ko bari bumfashe bigakunda imodoka yanjye nkayibona. Ngaho tanga icyifuzo ubwo ngewe ubwo mbivuyemo uretse kuba gusa mikoro iri buhagume ndetse na kamera za Five Guys. Nshaka kubasha imodoka yanjye ikagaruka nkabona uriya mushoferi wantwariye imodoka ikangarukira. Bayitwaye igihe kingana gute bayitwaye? Ni amezi 6 mutanye n'umushoferi. Mubuze. Yari umushoferi wawe biraho ngaho nkuko umuntu aba afite imodoka aragashaka umushoferi. Niko byari bimeze. Kuvanga ikintu ushaka nukongera gusubizwa imodoka yawe cyangwa ushaka ko n'umushoferi tumuguhanira bikagaragara twamuhaye n'igihano nk'umuntu wibye. Twiyo umuntu yibye tumuha igihano, waroze tumuha igihano, abajura n'umuntu wagize nabi. Umuntu wese wagize nabi tumuha igihano tukagaragaza n'ibyo bintu yibye twe tubigaragaza ku karubanda. Ntabwo ari ibintu byo kunyura hirya cyangwa kunyura hino tukubwire ngo uzategereze ejo cyangwa ejo bundi. Ni ibintu biba bigiye guhita bikorwa ako kanya. Waba wihishe, waba wagiye hanze y'igihugu, waba uri mu Rwanda, waba uri muhehe, ahantu hose wajya ugomba kugaragaza ko hano dufite imbaraga, dufite n'inzo kuri kuzibona. Umuntu wagutwariye imodoka rwose wazanye amafaranga yo gusuzuma ngo tumushike tumenye ahantu ari. Amafaranga ko nari nyafite kuri telefone. Ntabwo ari menshi ku buryo twe umuntu iyo yageze hano ntabwo bigombera amafaranga yo kuri telefone. Umuntu utanga amafaranga kuri telefone ni umuntu uri nko mu gihugu cya kure cyangwa umuntu utashoboye kuba yagera hano. Bamwe dufasha online tukagufasha utari bugufi. Ariko wo kuva waje ugiye gushaka twe ntabwo dusuzumira amafaranga ngayo kugura iyo modoka yawe. Ugiye gushaka ubushobozi bw'ibihumbi 20. Amara kububona urakuramo izo nkweto wambaye, nurangiza ubushyire muri rino hembe iri kubona. Urangiza urirambike hano uvuga ati babyeyi nje kugira ngo mumfashe muri modokari yanjye. Ubwo bushobozi bw'ibihumbi 20 wabuzanye urabufite? Ndebe ko hari ayo naba nitwaje mu gikapu. Nari nyabonye. Batwari bakuru ndashaka ko mungarurira imodoka yanjye nkabasha kuyibona. Hanyuma
hanyuma rero ambura izo nkweto zawe. Hari ikintu wambaye nk'impeta cyangwa cy'icyuma ku kuboko? ntacyo usibye udukomo twonyine. Hanyuma rero muze turashaka kugira ngo tugaragaze umuntu watwaye iriya modokari. Tugiye gutuma iriya nzoka imwe iriya ntoya, kubera ko n'ubundi hariyo y'abajura, usibye abarozi nibo bazi iriya nini. Ndagira ngo uzane iriya mbehe. Tugiye gushikira uyu muntu, tumenye umuntu aho uyu muntu utwaye imodoka aherereye. tugiye kugufasha muko mura, tugiye kugushikira, tugiye kugufasha ukoresha ihembe. Iyo ugiye gushikiraho ushira ihembe, mushike bashike umusambo, turebe ko turi buze kumufata. Tugiye kohereza ya nzoka ntoya, niyo iri buze kugira ute. Urabanza uhuhemo uyu muti, uhuhemo nka gatatu kugira ngo tubone uko tumushikira neza. Kumva? Yego. Urakoresha akakanduza ramwirambere. Bya binene kwigisha, ariko ujye ubikurikirana neza. Uzagira ibyo wibagirwa, dore ndi gukura. Kuva mu nzira ibyo nakwigisha byose ujye ugenda ubikora. Nzabigusigira, dore singireba. Dore ndashaje. Jugunya mu iyo mbehe. Iryo hembe ubanze ubikoze mwako gati ugiye gukoresha ushika, kugira ngo iriya nzoka yacu igende neza, uri umusambo neza. Urabyumva neza? Yego ndabyumva rwose. Umuyasize twaducenceri urahuhamo naho gatatu, huhamo ibintu uravuga, ibintu uri buvuge, ubwo nawe urabizi, narabigusobanuriye. Iriya nzoka kugira rero ngo igende neza, urayihereza ko igenda iritamiye. Yego. Iritamire kugira ngo ikore urugendo rwiza. Ishira aho ngaho. Ushaka batangira gushika. Shika. Kobwa, urimo uranyumva neza? Ndamufasha umusambo ujye umujura amushike neza, kugira ngo bavuze ko yitwa Jean Claude nde? Tamisire. Turashaka kugira ngo iyo modoka y'abandi watwaye, aho uri hose naho muri niyo modoka, uhita ugaragarira aha ngaha tubone n'ahantu uherereye. Turakubwira igihembo ugomba gutanga. Ugiye kugenda ahantu kugura imodoka, ukubona ririya garage niryo bayishizemo, hari uri kureba muri ririya garage. Kaniyo dore ngiyo. Imodoka shiri ngiyi uri kuyibona? Iyi modoka yange dore ngiyo. Ubwo rero tugiye gutuma inzoka yacu, ugiye guhaguruka ugende ku igaraje. Iryo garage turaguha umurinzi, uragenda ukuyobora, aho urahita ugera ku iryo garage urahita uhasanga umuntu uri kwigaragura wambaye inzoka. Iriya modoka ni iyawe. Umusaza naguhereze. Vuga ngo jya tambura. Jya tambura, tambuza ibitambuza ubugenzi bwa mukasa ugereye amahoro. Sawa. Wowe ibyo ugiye kugenda, ibyo ugiye kugenderaho, urabyumva neza? Aka ngaka shiro gatatu, gashira mu ishakoshi. Ugiye kugenda n'umuherekeza wacu, inzoka urayisanga yamwizinzeho. Yego murakoze. Turakubwira tubaguha umuti ugira ute, dufasha kugira ngo uriya mujura wacu agaragara kandi tumukoze isoni. Urabyumva neza? Murakoze. Uragenda tuvugana kuri telefone, turaguhamagara. So abantu turi kumwe tugiye kujyana n'uyu mudamu agende. Muri make ni ukuvuga ngo iyi nkuru irangire turebye
ese ni gute biri buze kugenda? Ni Junior, ni Five Guys, turahabaye. Inzoka yacu tugiye kohereza inzoka yacu murajya kuhagera. Uranyumva neza mukobwa? Tugiye kohereza inzoka yacu urajya kuhagera. Iyo nzoka ubwo tugiye kuyohereza turagira ngo ari bwo mubona tugiye kuyohereza. Twebwe dukoresha urushiko rw'amahembe n'inzoka, ariko nk'umujura wibye nako kanya tugiye kumwoherereza inzoka. Genda ugaragaza uwo mujura rwose Cobra. Mu masaha y'ijoro nibwo ngira ngo iyi video twatangiye ari ku manywa, ariko nibwo tugeze muri ya garage. Uyu mudamu avuga ko imodoka ye muganga yamubwiye ko imodoka ye irimo. Umugabo batubwiraga ngo bohereje ngo umuvandimwe ngo uza ngo kubikurikirana. Murabona ko ni umuntu w'umugabo rwose wambaye inzoka mu ijosi. Mu by'ukuri gukamera bino bintu ni nko kwiyahura. Wa mudamu twavugaga ngo uyu hano yamaze kuhagera. Mada, wabonye shoferi? Mva namubonye pe, dore shoferi n'uyu niwe wampemukiye. Hariya yitwa nde? Yitwa Rutamiseye Jean Claude. Uyu mugabo ko ndeba afite igikoresho hariya mu ijosi giteye ubwoba. Ngira ngo mwabantu mwe mumbabarire sindi bumuvugisha rwose. Abantu mudukurikiye mumbabarire sindi buze kumutunga mikoro. Nawe ari uri ngiye waba wiyahuye. Murabona ko abantu bahuruye mu garage na masaha ya nijoro. Imodoka y'uyu mudamu muyirebe neza ngiyi hano, bari batangiye kuyihindurira plaque irapfutse, amatara bapfutse, ibintu byose birapfutse. Abantu bahuruye kugira ngo barebe iki gikorwa kiri kubera hano. Murebe iri kwitabwaho imodoka y'uyu mugore. Nyuma yo kubona imodoka yawe uri kwiyumva gute? Ngiye negereje nyine ngo avuge ambwira impamvu yabikoze. Ngiye kubamuvugisha je simuvugisha, reka nta kibazo ndavugana nawe, ariko ambwira impamvu yampemukiye, impamvu yari yantwariye imodoka kandi twari twagiranye amasezerano yo kagiye kumbera umukozi, akampemukira bigeza nkaba ndinze guca muri ubu buryo kugira ngo mbashe kubona imodoka yanjye. Umuntu aratugurishije aratubwira ngo ni mwijyane w'umuganga tuza twenyine. Urabona ko mu by'ukuri ibyo niyo mpamvu navuze ngo mikoro yanjye sinyegereza kuri uyu mugabo, kubera ko yambaye inzoka mu ijosi. Aravuga ati nimugende. Uyu mugore ngaramuvugisha kuri telefone rwose. Imodoka yibereke di. Imodoka dore ngiyi rwose bari barimo baradekora, bayihindura ibintu byose. Mugaragaza ubundi imodoka cyangwa ikinyabiziga bundi kirangwa na mote na plaque. Murebe neza plaque rwose bari bamaze kuyikubitaho. Bahinduye ibintu byose, ariko ndaza gufata n'umwanya wenda mvugishe umuntu uri kuyitaho agira ibyo atubwira se byagenze bite. Murabona ko abaturage bose bahuruye hano baruzuye. Ngira ngo wahamagara wa muvandimwe ngewe kuko ndashaka kuva hano. Ngira n'intama abantu muba mwumva mwatwara utuntu tw'abandi, mwarahagurukiwe rwose. Mwarahagurukiwe. Yitabye hanze ariko negisiyo ntago ariko nari ndimo mbwira abantu nti bantu mugira gutya mukajya kufata wenda ibintu bitari ibyanyu rwose mwokabyara mwe. Iyo ibintu nk'ibi byakubayeho, uyu mugabo murebe neza inzoka irimo iramutemberaho uko yishakiye rwose pe. Irimo iramutemberaho ngo ntago iri bumurekure ngo mpaka imodoka isubiye kwa nyirayo. Mwabantu mwe mwihangane mujye murya utugabuye. Mu by'ukuri ibaze ufite umugore n'abana, ubundi ukagaragara ahantu nk'aha, inzoka yaje muri buno buryo ariyo ikwifitiye ku giti cyayo, wakumva umeze ute? Reka tubivuge nk'abantu, waba uri umunyarwanda, waba uri umurundi, waba uri uwahe, ariko mbwira ukuntu waba wiyumva. So rero dutange message ivuga ngo iyeranje ujya urya kagabuye. So uyu mugore yari yabitubwiye kare ku manywa y'ihangu, kuko ahantu turi
tuhageze bitinze haciyemo igihe kitari gitoya kuko byamaze kuba nijoro. Urumva twakoze urugendo rurerure, imodoka y'uyu mudamu iri kwitabwaho muri kubireba. Turashaka kugira ngo tumenye ibintu biraza gukemuka gute, biragenda bite muri makeya. Halo? Muga ko nahageze none ko wa mugabo namubonye. Wa mugabo wamubonye? Iyi namubonye. Ngaho mutinde twa mutina guhaye. Yego. Hanyuma ibindi amafaranga aza kubishura kuri telefone nari nakubwiye. Hanyuma ibindi ukurikirana mbere umuntu wakwifite. Ura akuyisha yanga kumufasha ko kumvikana ibyo yatakaje. Yego. Turahita tumuha igihano cyo kumugira umusazi noneho uko hano n'ibindi bintu by'ubusazi. Yego. Ngaho mutere utwo twatsi naguhaye. Sawa urakoze. Umwanzuro murafata urambwe. Sawa urakoze. Sawa. Wamujura we. Wamujura we. umunsi wose yiriwe ahangaha ariko nyine inzoka yo yari namuriho tu. Natwe twagize ubwo twashatse kwirukanka cyane fresh. Yego. Ikibazo rero ubu ngubu ko bari buze kuvuga abantu wenda badukurikiye bati uyu nguyu uri kuyimukorera gutya yihindagura gutya nawe abifitemo uruhare, wowe ufitemo uruhare bino bintu. Okay, nje nta ruhare mbifitemo kuko aba ari akazi kacu nyine. Yego. Umuntu abakora bisanzwe tu. Yego. Okay, abantu mudukurikiye hano kuri 5 icyo tugiye gukora ni ukureba ese bino bintu biraherera he. Umuvandimwe aravuga ati je ntibinde babampaye ikiraka. Murabona iyi modoka niyo y'uyu mudamu arimo avuga ati ngewe ntabwo nabura imodoka yanjye kandi hari abantu bagomba kumfasha. Abantu buruzuye mu igaraje muri kubireba, babereke neza kamera za 5 zirahari, babereke igaraje ryabaye igaraje. Umuvandimwe aravuga ati ngewe nahawe ikiraka ntacyo bari buze kundenganyaho. Icyo tugiye gukora tugakurikiranira inkuru mpaka tumenye ngo ese imodoka yasubizwa nyirayo cyangwa se biragenda bite. Okay, ibyishimo ni byose kuri uyu mudamu avuga ati nyuma ko ni imodoka yanjye ngomba kubyenjoyinga. Uri kwiyumva ute rero? Umva ndishimye cyane pe. Ndishimye cyane kuba mbonye imodoka yanjye. Yego. Uyu mwaka ngiye kuwutangira neza. Yego. Ntago ari ibintu bisanzwe ubundi mu buzima busanzwe kwiba imodoka pe. Uretse ko wenda we uvuga uti nari nayihaye umuntu agira gutya aranjijisha, uri kumva umeze utu? Ndumva nishimye mfite ibyishimo ndi kumva ariko nta muntu nzongera kwizera. Ntago bazongera kumpemukira ngo bikunde. Ugiye kujye uyitwarira? Ubu ngiye kuzajya nyitwarira. Nyuma rero yo kuvugana n'umuvandimwe, ariko uriya muvandimwe bagize gutya bakambika iriya nyamaswa, reka bari ko mbyita, abantu wenda bamucishijemo ijisho niba afite umuryango cyangwa bafite iki, babibonye. Inama wagira wenda abanyarwanda cyangwa se abantu bose baba bumva bafata ututari utwabo? Inama nabagira rero ni ukuzajya bakoresha ukuri, kuko ubu hari abantu baje bo kudufasha bafite ubuhanga bazajya babatamaza ibyo bakora, ibyo baba bakoze bashaka kuduhemukira bakabatamaza. Nese buriya ntiyasebye, buriya yasebye, yasebeye mu bantu, ngayibaze n'undi babimukoreye kuriya n'undi bakabikora kuriya, kiba ari igisebo baba bari guharabika bagenzi babo. Nge inama nabagira ni ukutabyongera, abantu bajye bagerageza baba bizerwa. Muri make nta muntu ugomba kurarikira ibitari ibye, we ni ubyita. Nawe ntukararikira ibitari ibyawe, kubwo kora cyane ugere ku byawe. Tumera nkaho wenda tugana ku musozi kugira ngo nivire hano, ni amasaha y'ijoro. Ubwo uriya muvandimwe wagize gutya gukorera ibi bintu ni gute wamubwira iki? Namubwira nyine
akagenda agakura amaboko mu mufuka nimba ashaka gukora akagura iyo modoka cyangwa agakora ibindi bintu by'izindi bizinesi ariko atagiye mu guhemuka ndetse harazi ko azacika uriya muganga hari abantu bo kudufasha bahari uriya muganga arahari yabikoze aramutamaje arafashwe n'undi azajya guhemukira gutya azafatwa n'undi gutyo ubundi bisambo ntabwo byagakwiye kuba bihari. Tugere kuri muganga, ubwo muganga uramushimira utere? Ndamushimira cyane ahubwo kamuhamagare muvugishe mushimire mubwire ko n'imodoka nayibonye. Nta kibazo, mpita ntanga ka message igihe ari guhamagara abantu mwe wenda muba muvuga muti jewe ndarya ntakoze mwoka byaramwe nyine muhigahige byarakomeye. Niyo mpamvu Junior mba ndaye imihanda no kubera ko mba ngira ngo mbashe kubona ibirayi byakibwa niko nyine mva mubivuga. Biba byiza rwose iyo wakoze ukarya utwo wakoreye, nibyo byiza cyane uko byabimeze kose, nubwo warya duke ariko twawe ku giti cyawe, sibyo byiza. Ntabwo ari itaba agiye kwitaba. Akwari igikorwa umuntu agukorera ukaba utazacibagirwa mu buzima. Halo Muga, imodoka yanjye nayibonye, urakoze cyane pe. Imodoka yawe wamaze kuyibona? Imodoka namaze kuyibona, wa mugabo namufashe. Rero ukuntu bimeze? Yego. Amafaranga bari waciwe. Yego. Wagombaga kuba watanze imodoka yawe uyibonye nawe wari watanze urayazi. Yego. Turagira ngo ayo mafaranga wewe uraza kuyaduha mu buryo bwo twavuganye, urakoresha telefone cyangwa uzo kutureba ku kazi n'ubundi byose urabyemerewe. Nta kibazo Muga. Uranyumva neza kuko twewe yego dore nibyo ndari nagusobanuriye yuko uvuga ngo abantu ujyanye ngo wagiye ahantu biranga, ariko tuwe hano iwacu n'ibyanga. Waba uri muri Amerika, waba uri muri Kenya, waba uri muri Tanzania, waba uri muri Sudani, waba uri ahantu hose waba urimo. Yego. Uranyumva neza? Ndakumva. Tuwe niyo duhamagaye, niyo waba udahari, niyo udahari nuko wari wanze kubyizera, ariko turagufasha, tudutuma tuba tudatumye n'amahembe cyangwa n'iriya nzo kubonye twatumye. Na ziriya zindi wabonaga twari tugomba kuzituma, ariko twanze gutera abantu bari bari aho ngaho ubwoba, dukoresha iriya imwe kandi babonye ko ibyawe bigize gute bitunganye. Yego. Ubwo rero ari bagenzi bawe, yaba ufite ikibazo cy'ubwizwe ntugatinye rwose kuduhuza nawe, cyangwa umuntu ufite ikibazo yaba urubyaro yaba iki, dukora tuvura ibintu byinshi bigiye bitandukanye byiganjemo kugaragaza abayobozi, ibintu byose umuntu wagize nabi turamugaragaza. Ahubwo na wa mukuru wawe wavuze rwose nawe ufite ikibazo cyo kutabyara nawe umuzane rwose. Nta kibazo Muga, murakoze pe, nzajya ndabakurangira ntaribi. Kubwiye ko wandike ukoresha 0788. Yego. 8. Yego. 6. Yego. 40. Yego. 45. Yego, urakoze. Ahubwo ndagutegereje, ubwo ubundi niba byamaze gutungana saba rwose mukomeze kugira ukwihangana. Sawa, murakoze, amafaranga nzayizanira ejo nzahagera Muga, nje no kugushimira, urakoze cyane pe. Urakoze nawe. Yego. Ukunda amafaranga gusubiza gufasha abantu ntabwo twamusobanura. Yego. Wa mugabo we, nubwo twavuye aho ngaho ndeka nongere nsuhuze. Muraho? Muraho neza. Muraho nanone. Ibyo mwatwoherejemo n'uyu ni Junior uriya wari uri mu rugo wa munyamakuru. Umunyamakuru waje hano. Yego. Numa mubigenje mute buriya koko? Wene kuvuga ngo dufite imbaraga, nakubwiye ko haba umurozi, haba waroze, nabane usanga umuntu apfuye bituguranye, ngewe ukampamagara ukambwira agashaka umuntu wanyangirije umwana. Yego. Muzana aho ngaho mu santere nk'uko yagaragara, akaza yambaye inzoka abantu bakamubona ku karorero. Abari bo bose, yaba uwaroze yaba uw'ibyo gutyo byagaragaye, yaba n'umuntu n'abakobwa bano bazinze batabona abagabo nabo rwose ndabazingura bagashaka bakabona iki urubyaro n'abagabo. Yego. Okay, reka mbere uko ngira inama wenda abagizi ba nabi ariko banza uvuge umuntu yakubona terero.
ni kuri telefone uravuga cyane kugira ngo abantu bakumve. Ni ukuvuga ngo Yego. telefone Ntago turi kukumva neza pe. ndimo ndakubwira ni 0788 nimero yacu. Yego. Niba wanyumva ubu ngubu. Ndi kukumva ubu. Nimero yacu ni 0 8 gatandatu gatandatu. Mirongo ine. Kadusubiremo 8 0 gatandatu gatandatu 40 45. Sorry, iyo umuntu aguhamagaye agasanga ntago ndi kukumva neza. Yego komeza. Dukoresha na Tigo 072. Yego. 50. Yego. Gatandatu inshuro 3. Iminani 2. 072. Yego. 50. Gatandatu inshuro 3. 00. Ubwo niyo umbuze gute abana ko ari kunkora mu mufuka ye ko muri kunkora mu mufuka. So reka shobora cyane turi kumwe. Izi nimero uyu mugabo avuze urazisanga ku kiganiro fresh, ubundi umuhamagare baze bakugera ahantu uri ubafashe. Turashimye cyane ko turi kumwe. Mada urayampa kurama amafaranga y'ukuntu ngorobereje hano rwose uwo mukupe bundi wishyure. Shimye cyane ko turi kumwe. Ni fresh cyane iyo ibintu wapanze rwose ukagira gutya ukabona biciyemo biba byiza cyane. Abagabo reka mve hano batankora mu mufuka bakansaka rwose. Harimo bamwe numva barimo bankorakoraho. Ndabashimye cyane. Mada nizere kuri buze kumvugisha ariko murakoze cyane. Murakoze cyane. Birakunze. Yego. Ukeneye uyu mugabo ukoze kino gikorwa cyo kugarura iyi modoka yakogira hirya gutyo bereke di kinyabiziga buriya urahamagara kuri zino nimero nyine narimvuze. We yivugiye haruguru ni nimero 2 ni Tigo ndetse na MTN. Ndabashimiye cyane. Twa Junior Sinjya muri Migozi Mpambira. Love you so